Akazi bakunzi be muri Mateka TV twongeye kubaha ikaze no kubakira aho mudukurikirana muherereye hatandukanye ibigo bitandukanye imigabane itandukanye. Daudi kuri mikoro za muri Mateka TV. Uyu munsi ni igitaramo cy'amateka aho tugenda kandi dukora tunagaruka ku bwicanyi buri gukorerwa abaturage b'Abanyamulenge, nubwo tugenda tubigarukaho iminsi itandukanye. Impamvu tukomeza kugenda tubigarukaho nuko umurego w'ubwicanyi cyangwa jenoside yateguwe igifite umurego urenze uko abantu babitekereza, cyangwa urenze uko dushobora kubivuga inshuro nyinshi zitandukanye. Ariko bigaragara nuko iyi nshuro ku bwicanyi bwateguwe cyangwa jenoside yateguwe gukorerwa Abanyamulenge ku yindi nshuro, aho jenoside zagiye zitegurwa inshuro nyinshi ariko bikarangira batageze ku byo bateguye cyangwa ibyo bateganije, kwica no kurimbura abaturage b'ubwoko bumwe. Ibi kandi turagenda tugarukaho tubikoraho mu gitaramo cy'amateka cy'uyu mugoroba. Muri Mateka TV igenda igaruka ku bitaramo ndetse yibanda ku bitaramo by'amateka muri gakondo y'Umurenge bitandukanye. Ariko reka twibande byibuze ku biri kuvugwa muri gakondo y'Umurenge cyangwa umugambi wa jenoside aho wabugereye, aho bigaragara ko ndetse n'abasesenguzi bagenda bavuga ko iyi nshuro byibuze ishobora kuba urugamba rw'amateka rutigeze rubaho, urugamba rw'amateka rutigeze rubaho mu buzima bwo muri gakondo y'Umurenge, mu buzima bw'imisozi miremire. Aha urasanga abantu benshi basa naho biteguye uru rugamba, ndetse uru rugamba rushobora kuzazana impinduramatwara cyangwa rugahindura amateka ku bari bakinyijwe, cyangwa amateka agahinduka ku batari bafite uburenganzira bwo kuba abo ari bo. Amahirwe rero aragaragara ku ruhande rw'umunyamulenge ko uru rugamba narutsinda ashobora kuzambara ibendera y'ubutwari, ibendera yo gukomera, kubera ko igihe ubwicanyi bwateguriwemo ntabwo aricyo gihe babigereyeho. Ibi ni bigaragaza ko abaturage birwanaho bagiye bananira icyo gisirikare cya FARDC ndetse n'inyeshamba batera inkunga. Ikindi kandi nuko inshuro zose bagerageza kurwana byibuze ntaho bashobora kubona umusaruro cyangwa bashobora gufata ku urugamba cyangwa bashobora gutsinda cyangwa kunesha ku rugamba. Ibintu bigaragaza gutsindwa ku ruhande rumwe na rumwe, nubwo burya batashobora kubivuga neza, ariko gutsindwa kwabo ni ibintu biri kugaragarira amaso y'abantu batandukanye. Burya uwica urengana biba bigoye kugira ngo bigutware igihe kirekire cyo kumwica. Ibinyamakuru byo mu gihugu cya Kongo bikaba bigize iminsi itari mike bagenda bagaruka bavuga ko umundi musirikare w'umukoloneli witwa Sematama Charles watorotse igisirikare mu minsi itari myinshi ishize. Umusirikare rero akaba ariwe uri kugarukwaho cyane mu binyamakuru byo mu gihugu cya Kongo, ndetse n'ibinyamakuru by'amahanga bigenda bigaruka ku ntambara iri kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Turagaruka ku ncamake kandi uyu musirikare ninde, uyu musirikare yabazwe gute, kandi mu buzima bugufi cyane bw'Abanyamulenge cyangwa abaturage bakomoka mu bwoko bw'Abanyamulenge batuye muri Kivu y'Amajyepfo. Gutaka ko abaturage bakomoka mu bwoko bw'Abanyamulenge cyane abaturiye centre ya Minembwe basabye leta ya Kongo imyaka itandukanye ko bakura umujenerali witwa Dieudonné Muhima wabangamiye abaturage aho muri Minembwe. Byaje kunanirana kugeza aho abaturage barushe basa n'ababivuyemo, kubera ko babigerageje kubisaba leta, basaba ko uwo musirikare ababangamiye ndetse akorana n'imitwe nyeshamba mu kwica ubuzima bw'abaturage baturiye muri ako gace. Leta iza kubirengagiza kugeza aho bohereje ubutumwa kuri Perezida w'icyo gihugu cya Kongo bwana Felix Tshisekedi. Nanone hashize igihe kitari kirekire ubwo abaturage birwanaho baje kumenya amakuru cyangwa abashinzwe gukurikirana amakuru no n'igenzura amakuru baje kumenya ko hari abagore komoka mu bwoko bw'Ababembe n'Abafurero bava mu nce zitandukanye, cyane cyane ince zitakigendwamo n'Abanyamulenge, harimo ince ziva mu Rurenge n'izindi nce. Abaturage bakaba barazaga bitwaje ko bagemuriye, bazanye ibiryo byo kugurisha cyangwa bagemuriye
igisirikare kikiraho muri FARDC kiri muri centre ya Minembwe cya FARDC, hanyuma bagasubirana amasaso ababaye mu gace ka Minembwe cyangwa muri centre ya Minembwe n'utundi duce dutandukanye. Baribuka neza ko ibyo abo baturage bakoresha bagemura ibiryo cyangwa bajyana ibiryo ku masoko bakoreshaga ingega ni akantu karekare kameze nk'agashambagara. Ababaye muri gakondo y'Umurenge barabizi. Urugega rwari rurerure cyane kurusha agashambagara ndetse rushobora kujyamo ibintu byinshi cyane. Izo ngega zakoreshwaga zizanye ibiryo hanyuma bagasubiranayo amasaso. Bakoze inshuro nyinshi zitandukanye bakorana n'ubuyobozi bw'igisirikare buri muri centre ya Minembwe, ubwo bagemuraga amasaso bagemurira abanzi bari mu nkengero za Minembwe mu rwego rwo gutegura ibitero ndetse no kwitegura kugaba ibitero ku buzima bw'abaturage bari muri ako gace no gukorana n'ubuyobozi bwa gisirikare buri muri centre ya Minembwe. Abaturage rero bashinzwe kugenzura amakuru baje kumenya ko uwo mugambi uhari ndetse ubwo bucuruzi ndetse n'ubusabane buhari nubwo bwari busanzweho ariko bwakoraga mu buryo bw'ibanga. Abo badamu baje gufatwa ndetse urugendo rwabo rwa nyuma rw'ubuzima rukaba rwarabaye ico gihe ndetse rukarangirana n'ico gihe. Muracyari kumwe na Daudi muri studio za Murenga Mateka TV. Murenga Mateka TV igenda yibanda ku mateka muri gakondo y'iwacu Murenge, ndetse twagaruka no ku makuru amwe yagiye avugwa agarukwaho muri gakondo ya hano iwacu Murenge, aho ubwicanyi bwibasiye abanyamurenge igihe gisa naho gikomeye. Reka tugaruke ku ncamake Colonel Sematama yabarinde minota umwe tubanyurize bikorisi, hanyuma nze kugaruka tugenda tumuvugaho incamake, hanyuma tuze kugaruka ku bijanye n'iyi ntambara icyerekezo cyayo. Tuzebwana ku musozo bakunzi ba Murenga Mateka TV badukurikirana kuva mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye. Njyewe ni Daudi. Colonel Sematama Charles ni muntu wahagaritse imitima y'igisirikare cya FARDC mu gihugu cya Congo. Ni muntu wongeye guhagarika imitima ya bamwe mu bateguye umugambi w'ubwicanyi, cyane cyane abenshi bari mu nzego za politiki y'igihugu cya Congo n'abandi batandukanye bari mu mahanga batera inkunga imitwe ndetse n'igisirikare cya Congo mu rwego rwo kurimbura ubuzima bw'abanyamurenge. Ibi kandi ibinyamakuru ndetse n'amaradiyo yaba yigenga ndetse n'ay'igihugu yagiye abigarukaho mu gihugu cya Congo, ndetse n'ibinyamakuru byo mu gihugu cy'amahanga bigenda bikurikiranira hafi intambara cyangwa ubwicanyi bukorerwa abaturage b'abanyamurenge. Colonel Sematama n'umurwanyi ukomeye uzwi mu mateka y'abanyamurenge, nubwo atakoreye mu gace k'imisozi miremire y'Umurenge inshuro nyinshi zitandukanye cyo kimwe n'abandi, ariko nanone imirwanire ye n'ubutware bwe ntibutuma abaturage batamenya uwo babyaye cyangwa batamenya ubakomokaho. Yagiye akorera mu ntara zitandukanye z'igihugu cya Congo ahatandukanye, ndetse yarwanye mu ntara zitandukanye z'igihugu cya Congo. N'umurwanyi w'umuhanga n'umurashi w'umuhanga. Yize igisirikare mu mwaka w'1995 mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma yaje kwambuka batabara icyo gihe kandi jenoside yari yarateguwe gukorerwa abanyamurenge, ndetse yaratangiwe gushigurwa mu bikorwa no mu ngiro. Icyo gihe abaturage batari bake baguye muri jenoside yamikorerwa abanyamurenge, ubwo jenoside yaramikorwa kandi na leta ya Congo ndetse ku bufatanye n'imitwe nyeshyamba harimo interahamwe n'andi matsinda
yakoreshwaga mu rwego rwo kurimbura ubuzima bw'umunyamurenge no kumwibagiza no kumusibangatanya mu mateka y'igihugu cya Kongo. Colonel Sematama akaba yararwanye ndetse akaba yari umusirikare warwanye intambara za Songa mbere kuva bambutse umushasha wose bava mu gihugu cy'u Rwanda bakambuka bakomeza umushasha wose kugeza bahorutse muri Minembwe cyangwa mu duce dutandukanye tugize Imurenge. Yambukanye kandi n'itsinda ry'abarashi b'abasirikare 37 bari bavuye muri icyo gihugu bambutse banyura mu gihugu cy'u Burundi. Colonel Sematama akaba ari mu ntwari z'Imurenge nanone zakoze amahugurwa kabuhariwe, amahugurwa ya gikomando muri icyo gihugu cy'u Rwanda aho bigiye igisirikare cyangwa aho bakoreye imyitozo ya gisirikare mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'abaturage babo, cyane abaturage babo bakorerwaga ivanguramoko cyangwa bicwaga bazira uko baremwe cyangwa kugeza ubu batemerwa ko ari abanyekongo mu gihugu cya Kongo. Colonel Sematama Charles yavutse mu mwaka wa 1976 avukira mu gace ka Kamombo. Usibye igihe cy'intambara ya Songa mbere yongeye kugaruka kandi muri Minembwe cyangwa mu gace k'imisozi miremire y'Imurenge iwabo hakomoka mwaka wa 2019 ubwo yarahawe misiyo kandi yo guhasha imitwe nyeshamba yari yarazengereje abaturage bava mu moko atandukanye bibasiwe n'iyo mitwe muratwihanganira. Colonel Sematama ni umusirikare ugaragara ko atakuze cyane mu myaka, umusirikare ugaragaza ko afite itoto, umusirikare ugaragara yambara akaberwa, umusirikare ugaragaraho ubwitonzi butangaje, umusirikare kandi ababanye nawe bose bamuzi, umusirikare w'umwitonzi ariko nanone ni umusirikare umurwanyi wo ku rwego rwo hejuru, ni umusirikare kandi ufata icyemezo cyane cyihuse mu gutabara no kurengera abaturage be, ni umusirikare nanone uzwi mu mateka yo gukunda ubwoko bwe abo mubyara cyangwa ubwoko akomokamo. Areka tugende tugaruka mu gice cyacu cya kabiri, tugaruka dukora ku bijyanye n'iyi ntambara ndetse tuzegana ku musozo. Dawudi kugeza ubu nyine niwe muri kumwe muri studio za Murenga Amateka TV, bakunze badukurikirana hatandukanye. Murenga Amateka TV tugenda tugaruka ku mateka muri gakondo y'iwacu Murenge n'amakuru agenda avugwa cyangwa ibivugwa muri gakondo y'iwacu Murenge, cyane aho tugenda twibanda ku bwicanyi n'intambara ziri gukorerwa abaturage b'abanyamurenge muri gakondo y'Umurenge, ahava intwari zitandukanye n'ubwo butwari cyane butagenda bwemerwa anabatandukanye, ariko nanone amaherezo niyo biri kugana bazemerwa cyangwa ubutwari bwemerwe. Abaturage bacu barahatandukanye cyangwa abasiga muri gakondo y'Umurenge ndetse n'abari muri diaspora, abaturage bakaba bakomeje kugenda basubira mu mateka cyane ko twe tugendera ku mateka y'ibyahanuwe. Abaturage bacu baragenda bashimangira bavuga ko intambara yahanuwe, intambara izazamura agaciro kuzasigara irimo yegereza cyangwa twayigezemo. Ibi kandi turashingira ku masezerano ibihugu biri kugenda bikorana, hanyuma nubwo tutabivuga uyu munsi ariko nanone tuzabigarukaho umunsi mu minsi yacu iri imbere. Areka turebe iyi ntambara yaba yigisha abantu iki, iyi ntambara yaba ivugwaho iki, iyi ntambara waba uyibazaho iki. Iyi ni intambara yazamuye uburakari bw'abaturage b'abanyamurenge bari mu bihugu bitandukanye, yaba abari muri diaspora ndetse n'abari mu gihugu hagati. Nanone ni intambara yazanye umunzani w'ibyiyumviro bifite ikibazo kitarabonerwa igisubizo uyu munsi. Abantu bari bibaza ese ibi amaherezo yabyo nayahe? Intambara ifite ishusho y'ibyahanuwe ndetse n'abagaragu b'Imana bakoreye Imana muri gakondo y'Umurenge igihe gitandukanye kenshi mu gihe cya kera bagiye babigarukaho. Intambara yagiye kuzana ishusho y'ibyahanuwe. Intambara kandi yigisha agaciro k'icyo urico n'icyo bisaba ngo ukomeze kuba uwo uriwe aho uri. Intambara kandi yazanye ishusho cyangwa yazanye ishuri ku ntwari zisimburana.
intambara y'umunzani w'amateka y'Umurenge azavurwa cyane. Umurenge yasenyutse aribwo ifite abakomeye, ndetse ifite abakomeye batari muri Kongo gusa, ahubwo bari mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, ariko cyane cyane muri Kongo. Intambara irimo isomo ryo kubana n'umukoresha ukunda ibyo ukora ariko akica arimbuye icyo urico, cyangwa akica icyatumye uba icyo. Imurengamateka TV, Dawudi niwe mwari kumwe. Reka tubasezere bakunzi bacu ba Imurengamateka TV, tugane ku musozo. Turabakunda cyane aho muherereye, abadukurikirana 100%, turabazirikana kandi turizera ko tuzakomeza gukorana namwe, ndetse tugakomeza kuvuga mu gihe gitandukanye cyangwa ubuzima butandukanye. Umugabo nyamugabo burya asabwa guharanira amateka y'impinduka, n'iryo sano ryonyine ufitanye na rubanda, nta kindi mufana n'abantu.